nyakubahwa guverineri w'abadepite w'ameya w'abayobozi b'ibikorwa ba komisiyo y'igihugu ya jenoside abayobozi b'ingabo muri hano abayobozi ba polisi abayobozi bese muri hano abaturage ba Nyanza ndagira ngo kuri uyu mwanya ntangire mbashimira cyane uburyo butabiriye iki gikorwa muri benshi bigaragaza ko mugifite ku mutima biranashimishije ko harimo abana harimo urubyiruko kuko na kimwe mu byatuzinduye harimo kwakira urumuri rutazima urumuri rutanga icyizere cy'ubuzima bwiza n'ejo hazaza h'igihugu cyacu kugira ngo nshimire ubuyobozi bw'akarere bwateguye neza iki gikorwa n'abandi bose babigizemo uruhare kuko nk'uko tubizi byanavuzwe turitegura kwibuka ku nshuro ya 20 kwibuka jenoside yakorewe abatutsi abantu bakomeje kwibaza ese ni ukubera iki ibi bikorwa byatangiye kare mbere y'ukwezi kwa kane ariho kwibuka izina jenoside yakorewe abatutsi mu by'ukuri impamvu yatumye hagira igikorwa gitegurwa mbere yo kwibuka nyirizina ni ukugira ngo twese dufatanye n'abanyarwanda kuzirikana aho twavuye umwijima twahozemo umwijima twashyizemo n'ubuyobozi bubi umwijima watugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi umwijima wimakaje ivangura irenganya ihohotera irondakoko irondakarere iringaniza n'ibindi ubuyobozi bw'igihugu rero bwaratekereje usanga nubwo tumaze imyaka 20 kwibuka kandi aho tugeze harashimishije atari no mu kwibuka gusa ariko ari no mu kubaka igihugu cyacu ari ugusana igihugu cyashinzwe na jenoside ariko uko imyaka ihita igataha ni ngombwa ko twisuzuma kandi tugafata n'ingamba nk'uko tubizi rero imyaka 20 ntabwo ari myinshi ariko si na mike cyane ni ngombwa yuko uyu mwaka tuwufata nk'umwaka udasanzwe tuwufata nk'umwaka ufite umwihariko cyane cyane ko tumaze n'umwaka ushize twibutse ku rwego rw'imidugudu kugira ngo ndetse n'imyaka y'ibiri yabanje kugira ngo abanyarwanda barusheho kwegerana barusheho kuganira ku mpamvu jenoside yakozwe impamvu yateguwe abayigizemo uruhare abo yahitanye abo yasize iheru ndetse tunabafasha guhangana n'ibibazo basigaye na jenoside ariko no kubanisha abanyarwanda muri rusange ibyo byarakozwe mu buryo bushimishije binajyanye na gahunda z'iterambere ry'igihugu cyacu muri rusange ariko ubuyobozi bw'igihugu bwararebye busanga uyu mwaka tudakwiye kuwufata n'imyaka isanzwe ahubwo ko dukwiye kwegerana kurushaho kandi tukitegura neza buri wese yahatuye mu miryango yegeranye mu baturanyi mu midugudu kuzamuka kugeza no ku nzego zisumbuye niyo mpamvu rero hateguwe ibikorwa bibanziriza aya mezi yo kwibuka kuva mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa karindwi ariko ibikorwa byo kwibuka nyirizina biba bikorwa ari nayo mpamvu twifuza ko hagira n'ibindi bikorwa kimwe kigaragaza buri wese kandi kidufasha ko kwinjira muri iyi gahunda mu bikorwa byinshi byateguwe rero hateguwemo gutambariza urumuri rutazima urumuri
n'ikimenyetso cy'umucyo, n'ikimenyetso cy'ubuzima bwiza, n'ikimenyetso cy'imibereho izira umwiryane, izira amacakubiri, ari nacyo kimenyetso ko jenoside itazasubira ukundi mu gihugu cyacu ndetse n'amacakubiri ayo ari yo yose. uru rumuri rero uko mubizi mwarukurikiye rwaherereye i Kigali kuri jenoside ya Gisozi mu murwa mukuru w'u Rwanda, ariko rukaba ruzazenguruka uturere twose. uyu munsi uru rumuri rugeze hano i Nyanza, twakiriwe n'abana bari mu kigero cy'imyaka 20, baroherejwe n'abandi bana bo mu karere ka Ruhango aho bari buri kuva ejobundi. tuzanakomeza kujya n'ahandi bityo mu turere twose tuzabe twagezemo kugeza ku munsi nyirizina wo kwibuka ku itariki ya 20 ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4, ariko tuzasubira i Kigali, ariko nanone gahunda zizakomeza, gahunda zizaba zo kwibuka. impamvu rero ni ukugira ngo koko aho urugero rugeze, ariko naho rutaragera nabo bagira umwanya wo kubitekerezaho. uru rumuri kuko nari bikomezeho n'ikimenyetso cy'uko twavuye mu mwijima, ukajya abaririmbaga Imana yadukuye mu mwijima ijyana mu rumuri, n'u Rwanda rwavanywe ibyo koko, u Rwanda rwavanywe mu mwijima rujya mu rumuri, rujya mu mucyo. Imana yarabidufashije imbere mu mugisha ndetse gusa mu bana bayo bakoze ibishoboka byose kugira ngo ingoma yateguye ikanakora jenoside itsindwe. ndashaka kuvuga abaharaniye ko jenoside ihagarara, ingabo zari za FPR Inkotanyi zarwanye n'abateguye kandi bagakora jenoside, abajyanishaga abanyarwanda. ni nayo mpamvu muri uyu mwaka kandi nako bigenda buri mwaka iyo twibuka jenoside yakorewe Abatutsi tuyisoza twizihiza kubohorwa kw'igihugu cyacu. n'uyu mwaka niko bizagenda, tuzagana ku musozo w'icyunamo twizihiza kubohorwa kw'igihugu cyacu, ari nabwo jenoside yahagaritswe mu gihugu cyacu. ni umwaka rero ukomeye w'impurirane, twifuza ko abanyarwanda bose bakwitegura mu mitima yabo, bakitegura imibereho yabo, bakitegura mu mibanire yabo, bakitegura kandi babinyujije mu biganiro, babinyujije mu bikorwa, babinyujije muri gahunda zitandukanye nk'uko zateguwe n'izindi ubuyobozi buzagenda bubategurira. ni ngombwa rero ko tuzagira icyo gihe twarateguye bihagije. kwitegura kandi ntabwo ari ukwitegura gahunda gusa yo kwibuka cyangwa kwizihiza n'iyo minsi yindi, ahubwo ni ukubanza kwisuzuma, tukareba aho twavuye n'uruhare buri wese yagize mu guhangana n'ibibazo twavuyemo twasigaye na jenoside. uko kwisuzuma tugashingira ku bwisazikuri, tugashingira mu guhana amakuru, tugashingira mu kumvana ibikomere twakomerekeje twese n'abanyarwanda. niyo mpamvu n'insanganyamatsiko yatoranyijwe mu mwaka igira iti ni ukwibuka twiyubaka. biruzuzanya neza cyane, kwibuka twiyubaka. iyo wibuka usubiza amaso ukagira amateka yawe, amateka y'abaturanyi, amateka y'igihugu muri rusange, ariko ntuherane n'amateka ukanishimira aho tugeze, ariko kandi tukanareba niba hari ibitaramuka nabyo tukabibuza, tukabishyira mu ngamba z'igihe kirekire, aribwo rwa rumuri rutumurikiye, ruzahora rutumurikiye, ariko ntabwo twarumurikira natwe tutemewe kugenda muri ubu buryo, muri ubwo buryo. niyo mpamvu abaturage ba Nyanza nagira ngo mbasabe rwose ko iki kimenyetso cy'umucyo mukiyumvamo,
mukiyumvamo mukagira icyanyu buri wese mu mutima we urwo rumuri akarugeza ndavuga urumuri ruri ku mutima we akarugeza no ku muturanyi akarugeza n'uwo babana akarugeza n'uwo bakorana bityo twese tugakigeraho ndahamya ko ari ikimenyetso cyiza cyane ni ikimenyetso cyiza cyane kitatwemerera kugayirwa na rimwe ni ikimenyetso kitatwemerera gusigana ni ikimenyetso kitatwemerera no kwemerera uwo ari we wese washaka kudusubiza inyuma aha ndavuga ba bandi bagifite ibisigisigi n'ingengabitekerezo y'ivangura ingengabitekerezo ya jenoside ndetse batemera n'iyi gahunda turimo rimwe na rimwe bakanemera ko jenoside yabaye cyangwa bakayita andi mazina bakayipfobya bakayita ukundi n'iyi gahunda yo kwibuka rimwe na rimwe nayo bagashaka kuyivangira bashyiramo n'amarangamutima ashingiye ku nyungu zabo bwite ariko nyamara ukuri yatumye batuzi ni nayo mpamvu rero no mu bikorwa bizakorwa muri aya mezi yabanjiriza kwibuka harimo ni gahunda ya Munyarwanda nayo mu gihugu cyacu turimo kuganiraho ku nzego zitandukanye iyi gahunda ya Munyarwanda iruzuzanya neza neza n'iki gikorwa turimo cy'urumuri rutazima turasabwa rero turakuza twese tugasasa inzobe tukumva ibikomere bya buri wese kandi tukemeza twese kubyomarana nta kundi rero ni ukumva buri wese ibikomere yagize mu buryo butandukanye birumvikana ku isonga hari aho jenoside yagizeho ingaruka ariko sinabo bonyine n'abandi bafite nabo uburyo bagiye bakomereka mu buryo butandukanye ni ngombwa rero ko twese tubyumva kandi tukemeza komora niwo muti urambye niwo muti tubona uzatuganisha mu rumuri rutazima mu gihe tuzaba twirinda kuba umunyarwanda wuzuye umunyarwanda ugendeye ku ndangagaciro zo kwiyubaha indangagaciro zo kubaha mugenzi wawe indangagaciro zo kwemera ko hari aho twageze igihugu kikajya mu icuraburindi ariko kubera imbaraga z'abanyarwanda ibyo turaburindi tukaba twarabivanyemo urumuri twarabivanyemo umuco twarabivanyemo icyizere cyo kuzabaho neza kandi gishoboka muri iyi minsi rero turasabwa gusuzuma no kureba cyane abafite ibibazo byihariye cyane cyane abacitse ku icumu rya jenoside batishoboye bicike imfubyi abapfakazi ababa bafite ibibazo bitarakemuka tukabafasha kubikemura ku buryo tuzagira igihe cyo kwibuka ibyo bibazo twarabishyize ku ruhande harimo ndetse no guha amakuru abatarashobora gushyingura abantu babo turabizi abantu benshi bataramenya aho bavuye buri mwaka turabisaba iyo turi gukina ariko ntabwo birarenga turashima abagize uruhare mu gutanga amakuru aho abantu bari bakamenyekana bagashyirwa mu cyubahiro ariko turasaba nanone ko muri iki gihe dutegura twakora ibishoboka byose muri kwizana ukuri muri kwakurana ibikomere muri kwakumva akababaro ka buri wese abo bantu tubashyire mu bibanza kuko barababaye cyane kugira ngo tugendane nabo kugira ngo dufatane mu bwoko twese nuko intimba nibura yo kubura ababo n'amakuru ku babo twabafasha kuyigabanya icyo rero tugifate nk'umuhigo ku buryo muri iki gihe tuzaba turi muri gahunda y'ubuzima yo kwibuka byose nabyo tuzabyishimira nanone naho nshimire ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza muri gahunda yo kubaka urwibutso rushya aho imirire yishyinguye hirya no hino mu karere mu nzibutso zitandukanye bazahurizwa hamwe mu rwibutso rwiza rw'akarere ibyo kandi bigaragara na politike yo gushyingura mu gihugu cyacu no gushaka inzibutso nkeya
zishobora gutunganywa neza zikitabwaho zikarinda umutekano neza amakuru amateka y'aho hantu agakusanywa akandikwa abo bantu tukajya twiyumvira hamwe tukajya twasubira hamwe mu myaka iri imbere ishoboka yose ni uburyo bwiza bwo kumurika ni n'uburyo bwiza bwo gusigasira amateka kugira ngo bashimire rwose ubuyobozi bw'akarere bashyizemo imbaraga isaba yuko mwabutera inkunga mutera inkunga abayobozi b'akarere kugira ngo urwo rwibutso ruzuzure vuba ndetse n'imyiteguro yo kurushyinguramo izatangire kare igihe cyo kwibuka ibikorwa bizabe byarageze ahashimishije abafite ababo n'abanyarwanda n'abanyagihugu by'umwihariko bazabatera inkunga mu rwego rwo kwibuka ariko icyo kibazo cyararangiye ibyo biranavuga ko agomba ubuvugizi bwimbitse kugira ngo abatarashobora no kugira intege zo kwemera ko hari inzibutso ntoya hirya no hino mu mirenge bakwemera bakumva ko ahari inyungu nyinshi ari ukwisuzuma icyo zakumirwa mu rwibutso runini ndabizi ko ari ibintu bikomeye hari bamwe batarabyakira neza ariko ni umwanya wo kugira ngo tubiganire twese tubumvishe inyungu zirimo kuko igihe hazaba hari abantu basigaye bashingiye ku mudugudu ahantu runaka cyangwa mu itongo ry'umuntu cyangwa mu rugo ry'umuntu abo bantu bazagira aho basigare mu gihe bazagira aho basigare mu gihe kuko abahatuye uyu munsi ntabwo bazaba batuye imyaka 20, 30, 50, 100 se iri imbere ariko izo nzibutso turimo twubaka zo zizagumaho ubuziraherezo nabo abantu bazaba baharuhujwe bazirikwa ubuziraherezo kandi bari hamwe mu buryo bumwe kugira ngo ni ikintu cy'ingirakamaro cyane dukwiye twese twumva nagira ngo nanone nshimire abacitse ku icumu bakomeje kugira ubutwari bwo gutwaza bagana mu mubiri bivana mu mwijima bari bashyizemo na jenoside kugira ngo nshimire by'umwihariko n'umudamu Kayitesi Maride kuko hano baduhaye ubuhamya bwiza cyane ubuhamya bukomeza ubuhamya butanga icyizere kandi twumva bijyana rwose mu cyerekezo leta yifuza abanyarwanda by'umwihariko n'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi nashimye ko nawe yashimye n'icyerekezo cy'igihugu kandi koko igihugu kiriho nk'umubyeyi igihugu turi mu mwanya w'abo babyeyi w'abo bavandimwe w'abana banyu mwabuze nyakubahwa perezida wa repubulika nkomeza kubigarukaho kuko ni ijambo numva rikwiye gukomeza twese no muri ka gatendo twabonye yanabivuze avuga ati nishe imibiri y'abantu ariko ubunyarwanda ntabwo bwapfuye ubunyarwanda ntabwo bwagiye ubunyarwanda burahari u Rwanda rurahari n'amahire uyobowe neza isonga ya nyakubahwa perezida wa repubulika wakoze ibishoboka byose u Rwanda rwongere kurwara ejo twatangiye ukwezi kw'imiyoborere myiza mu gihugu cyacu kimwe mu bigamijwe ni ukugira ngo abanyarwanda nanone baganire kuri gahunda zabo z'iterambere baganire ku cyerekezo cy'igihugu ndetse banarebere hamwe ibibazo byaba bigihari muri sosiyete nyarwanda babishakire ibisubizo bityo tugende mu nzira tugende twese imiyoborere myiza niwo muyoboro tunyuramo tunyura niba rero twaragushyize imbere tukakwimakaza ndetse tukagendera n'umwanya unahuye n'ibi bikorwa byateguwe biza kwibuka kugira ngo imiyoborere nziza cyane dukwiye twese gusigasira tunayijyanisha nayo gahunda yindi ya guverinoma izi gahunda zose tuzitwariye hamwe n'izindi zari zisanzwe nta kabuza aho tugana ni heza cyane kandi nta n'impamvu batabaheza reka nsoze rero
nongera kubasaba gukomeza kwitegura neza ndetse mwima n'amatwi cyangwa mwirengagiza n'imyangabirama nkeya niyo babiri bagerageza guca intege ibikorwa byiza byose turimo. Ndabizi amaradiyo birabivugwa, amaradiyo amwe ayo hanze ariko no mu Rwanda kugira kuzamo umwanya hagacaho ibiganiro wumva bitajya neza mu cyerekezo twifuza turangaje imbere n'abanyarwanda. Bene ibyo nyamuneka mujye namwe ubwanyu mubifata nk'ibintu by'abantu batazi ahubwo iyo bagana, n'abantu batifuza kujya mu rumuri rutazima, batifuza kujya mu mucyo, kandi kugira ngo amahitamo aragaragara. Nta muntu wakwifuza gusubira mu mwijima kuko umwijima watugejeje turayazi. N'abana batoya baturuka uyu munsi nabo tugomba kubatwara muri uwo mwijima, muri urwo rumuri, tukabarinda umwijima bakazakurira mu rumuri ubuziraherezo kandi bafite icyerekezo cy'imibereho myiza y'abanyarwanda. Rero mbifuze gukomeza kuganira kuri izi gahunda, muzakomeze mufatane mu nda, muzageze igihe cyo kwibuka no kujya muri ziriya gahunda z'ibintu bagiye tubyiyumvamo nk'umuntu umwe, atari ukubikorera ibyiciro, atari ukubikora by'umuhango, ahubwo ari ukujya muri izo gahunda kuko tuzemera kandi twazisana. Murakoze mukagenda.